umuhungu wanjye birandambiye kutabona umukazana hano kandi wirgusinda utanzani umukazana hano muri uru rugo ngewe rwose nyeneye umukazana niyo yaba apfuye ijisho. Mama ariko ndakumva pe kandi ukeneye umukazana ariko se n'abakobwa b'iki gihe koko kubazi ubona rindi kuko umuntu yakwizera avuge ngo ngagiye kumugira umugore. Ariko ngewe niyo wanzanira umukobwa ariko ntago nshaka upfura ijisho ntabwo nshaka kumureba ntago nshaka umukobwa untuka. Urumva ndashaka umukobwa uwo wabona wese muzima w'umurokore aniyo yabanywa inzoga ariko nzari umukobwa kubera ko ndambiwe kutabona uzukuru muri urugo birandambiye we uzi uko ukuze. Yego ndabizi mama ndabizi riga ndakuze pe ariko nagakwiye kubanza nkitonda nkazazana umukobwa muzima ariko niba ushaka umukazana jewe abakobwa nzanye nyine nabo ni benshi ntacyo niba ushaka umukazana na n'ubu hari wari ugiye kuza kunsohoza ntacyo ariko ngo muzane ntacyo niba abona umukazana ntacyo mudushyingire nta kibazo. Nukuri nkeneye umukazana uko yaba ameze kose ariko mwiza ntunzanire umukazana mubi. Nta kibazo mama reka muhamagare mu bazageza nta kibazo reka muhamagare. Oui bebe meze bite shu? Ni sawa none se sha ugeze he? Nenda kuhagera rwose. Sha banguka ngo mama arashaka kukureba. Yego. Nukuri nenda kuhagera pe. Okay noneho ubu ngubwo reka mbabwire babe bitegura ewana bagufite amatsiko. Yego nanjye ndaje. Sawa baby. Sawa shu. Garaje rero ngo nguki araje. Mama araje ahubwo ndabona arimo arakomeza nampamagara ashobora kuba ari hano hafi. Reka murebe muzane nta kibazo. Reka muza. A few moments later. Mama umushyitsi rero yarahageze. Ndishimye cyane ndamubonye kari umukobwa mwiza muraho yo makurura ni meza nishimiye kukubona. Yumbe umukobwa mwiza ni karibu. Wanjye ni karibu. Rero umushyitsi wanjye n'uyu. Mwari mumeze mutese? Twari tumeze neza kandi byahatari shaho kuri umukobwa mwiza se shaho umuhungu wanjye agukuye he? Twaramenyanye nyine. Shaho iwanyu muri iki kumbona mute? Ariko mama iyo uvuga ngo namukuye hehe ubu njye wabona yuko ndi umusore mubi ntakwigondera umukobwa mwiza nk'uyu. Naye narabibuze ariko mbega ibintu naye narabuze. Uyu muhungu zigiye namwakiye umwuzukuru yaramunyimye kera ariko wenda kushimye mu muryango turakwishimiye agukora hano. Abonye umukazana abonye umwuzukuru. Ahubwo reka muri Mana United ndebe umukobwa wacu. Shauri mwiza. Murakoze. Muhungu wanjye Imana iguhe umugisha. Aha rero ni mu rugo. Nahabonye. Mu rugo icyo ushaka nyine mu cyo buri kimwe turagifite mu rugo, intebe nziza, TV, firigo, akabati nta kibuze mu rugo rw'umuhungu wanjye. Urazi kwisanga. Ibyo kunywa birahari. Icyo ushaka kunywa ni cyo uri buvuge tukaguha. Ubonye nyoko bukwe rwose tuzahuza wowe rwose. None se Chérie none turagura iki twakiriza iki cyo kunywa? Ndi kumva mama amazi. Amazi kwa mama. Njyewe naga nje ntanga amazi uretse icyo kunywa gihiye. Ni icyo kunywa gihiye gusa. Kare.
no have mama reka shiri wanjye kuva twakamenya ntago ajya mu nzoga pe ngaho ziba nabyumva urabona ibintu wari ukoze shiri kuki utari bamubwiye namusobanuriye nyine ubu hari igihe aba yumva ngomba kumufasha nawe aya yego gukoresha amakosa wakihanganye ukankaho gakeya oya mama nawe ntugahatirize koko ugira ngo ukoresha amakosa umwana koko mukobwa wanjye ntukansuzugure pe basinywaho gakeya ureke kunsuzugura kuko niwe mukazana mbonye umuhungu wanjye anyeretse ako mama nawe rwose wagiye kuki utumva koko wagiye utubabarira koko oya sheri nta kibazo bwabinsabye reka mbikora atabona ko twamusuzuguye mukobwa wanjye nta kibazo akiranywaho gakeya nta kibazo kuko ariko mubishatse reka nkwaho gakeya mbubahe Jesus! jewe pe n'ubwa mbere mbibonye ariko genda yewe wazanye umukobwa noneho mu migina unywa kuri nta nubwo wavuga yuko wazanye umukobwa ugaragara mama genda afite ko yahinduka tugende na nzamuhindura nawe ntugire ikibazo uriya nta kibazo yampaye nka data akose sheri urabona nasinze koko